tata mwibutse ijambo utibuka tata mwibutse wasinze wakati dukambwa ngo ninzagira umugore ndongo usibye wowe wibutse wambwira ngo ninzagira umugore ndongo usibye wowe wamushenze dore kesi nta nubwo tuvugana neza wibutse wambwira ngo ninzagira umugore ndongo usibye wowe uretse teta warasinze ubwira Derike ngo nazagira wibutse wambwira ngo wasinze nk'umuhere ntazagira uwarongora kandi afite umugore wibutse nguhere ibirutsi byawe ukamumagarara hejuru kano kandi mubagare bose bari kugira ibi wowe wibutse nguhera wewe wasinze wagicucu wowe si wanje hejuru wibutse wasinze wenza kuguhera ibirutsi kaza kumagarara ndikukumva wibutse bari ukanzamura niba ushaka ko bino bintu bikemuka abantu bariho batabizi nta kuntu wavara nibutse uyu mukobwa bashinja oruga ngo musaba ko turyamana ariwo wiri kumbwira ngo turyamane duce inyuma umuntu wizera n'inshuti yawe ariwe wiri kumbwira ngo turyamane umwana wawe se ubundi waburute kumurahira ko kuzabana namuye wowe Murisa yirirwa ashinja oruga ngo musaba ko turyamana ariwo wirirwa uwinsaba n'imbere y'abantu wowe wasinze ndahire ku mana Deni ntabwo yewe we kandi munyinisha mutarana utwana tunyinisha tutanze mwebwe n'abatunze n'abaheye mwabyana umugore wawe agatanga umva nabisubije ibyo kurya uwo mukunzi bita Murisa yanze ugabanye ibyo bikora Derike mu kazi ke bazeteta kugira ngo bajye kwihuza oya uretse niwe turi kubaza wowe Murisa uravuga ikinyoma my friend oya Derike kanya umva nkubwire zagaruka inana n'amaguru uvuga ikinyoma ariko no umva Murisa yisize insenda ndaki muri hanyuma muzane teta ngatubwire uko kuri tukumva tubwira uburyo wajyanye abantu mu nzu hanyuma ukanga kubaha amazi uri kutaruka ikibazo yavuze ngo duhere kuri teta niba ushaka kuvuga ngo ukuri negereje ukuri kwa teta takora izarira bishe muri Kigali mbibaza genda imyutinze ndagaruka ruko mu mayijambo yego cyangwa se niba ari muheraho mumbwire twakumvise bihagije pe tubabarira twakumvishe turakeneye kumva Murisa sawa aga mateta yaje aga mbere yuko mvuga reka ngo natwe dushyire video okay teta niwe twabanje kumenyana amuza niyo nshuti ye da cyamama iyihe seta ariyizi ndetse gatoya mani dushyireho umuntu uvuga umugore wanjye mu izina Derike ceceka uri kudushara wose kudusara bro umugore ni ndaya okay ndabivuze so aramukoye uzi kuri kuburana nta n'isoni ufite umugore wanjye nawe ngo Derike ahure na bateta niwe wabisariye guhateta niwe wabisariye witonganya imyutinze ariko ntunkange uri kumva anya mutaragu wasi rukafe kuzata kamera pro noti twayasawe uturushike marayika bakumenyereka tukugirega yewe ko aga kugira ngo hure teta hure na Derike ni je avuga umuntu umwe se mari avuga umuntu umwe namwe nibashaka mvuge teta vuge teta ngavuga Derike naramubwiye wafata inzu arayifata ndangije ceceke kesi mureke ibyo ngibyo uri kunyumva yego teta arangije Derike ajya kubasura mwana bavanye banje uri kumva ageze yarambwira ngo kugira ngo utajya wishira amafaranga menshi ni inzu nini reka tubane uri kubyumva ndabyemera nkajya nyohereza twite n'amaresiti uri kubyumva ndangije ibintu bibaho akajya aca inyuma we ewana n'igitonoreke nza kubimenya nicyo cyatumye ntabaha amafaranga noneho kundi kuri mushaka kurenzaho byinshi teta arabizi naba ari kubabwira ndi muri sino igire muri sino
Munyemera ndahari nakajya avuga ngo uyu Teta. kugira ngo niwe wubatse umunwa gusa bro. munyumvira ngo nihagira umuntu kuvuga ngo umugore wanjye nabi ngo ibiki n'ibiki reka nkubwize ukuri Tuvuge nabi ntukavuge nabi ntiwangaburiye bro. Mushenzi Oya, wahere. mwe mwirinde kugutukana, mwirinde gusebanya, buri muvugishe ukuri. munsi ikintu gihora ari kimwe mana. Byagenze bite ubundi Teta? Reka mbabwire njye nubwo ntaba mari byose barabirikodinga bakabimereza. Umuntu w'umugabo arifata akaza hano kuri live ngo yarongoraga umukobwa ngo nkagira ishari wajyaga kumurongora nkabahagarikira. Teta byarakubabazaga ngo bakurikaga umuhanda. Nimba ari n'umugabo njye ntabwo ngiye kumusebya sindamwumva ari kumurongora. Teta ngo wari waranamukunze. Ngo wari warakunze Derike waramusariye warahengamye. Yesi mumuzamure mbese singuye nawe arahari. Numyutinga ndavano nigendere. Tonde Aba modereta n'abakuraho bose. Aga niwe muntu Muvunyi wo kuri 3D TV uramuzi. Nshakira umugabo bita Muvunyi n'uwamushaka mu cyumweru umubaze ngo Teta umuziha yahe makuru iryo jambo gusa. Teta umuziha yahe makuru azaze ayakubwira. Uzamubaza ijambo ngo Teta yakundaga Derike cyangwa niyamukundaga. Ni jambo yakundaga. Muvunyi wo kuri 3D TV Rwanda. Ujya wumva uri umusore mwiza. Wibutse amagambo wowe mwibutse ikintu wowe utibuka. Mbabarira. Arega ugize ukabivuga. Mamagarira Muvunyi. Ese we ubundi Derike Teta mwibutse ibintu utibuka wowe. Wibutse ibintu utibuka. Aga muhamagare. Derike bose bari Teta ikintu atibuka. Akizi sa ufite amakuru kuri kano kantu. Umuntu ufite amakuru munshakira umugore bita Jessica aze hano. Jessica Karim. Munzamurire Oruga munzamurire Teta. Abo bantu ndabashaka ko nibo bari muri iki kibazo bonyine. Abantu bonyine bari muri iki kibazo. Cyanjye abandi bose mubazamure dusoje kino kibazo. Teta nazamuke vuba. Bazamure Teta, bazamure umuntu bita Jessica Karim bamushake. Bazamure Oruga. Abo nibo bantu bari muri iki kibazo. Oya Oruga muri kumwe, Oruga muri undi muntu wari wese Oruga muri kumwe mwakoresha telefone mu buzima bwacu nta nubwo abuzi. Umva Teta nawe hariya isageri. Byaba bimbabaje guko reka banze ba history. Undi muntu wari wese uraje ikibazo kuko ngiyewe iyi diru tuyiziranye ngiye na Murisa Teta na Oruga na Jessica nibo bantu ko ari bane bonyine twabaye muri iki kibazo. Garinga Teta garuke yaga. Muhamagare ariko abo bantu nibaboneka turatangira iki kibazo. Duhamagare Teta uza wambi ikinyoma wari we wese my friend mbanze nibabwira abantu tugiye kuganira. Uza ikinyoma nzamubwira ko ubuzima bwanjye ufite umuriro nawe umuriro ari umuriro. Uza ibinyoma muri ibi biganiro tugiye kugirana nzamubwira mpaka ubuzima bwanjye bwose. Nike nizere ko ufite network zihagije. Nzamuza kumusura mu rugo. Soti. Yo. Umva nkusaba akantu kamwe sibyo? Nzamura uzamure Murisa na Teta na Derike n'umuntu bita Jessica Karim sibyo? Ariko wori kumwe na Derike mwakoresha ndamuvimande uri kumva kugira ngo aya matiku acike uri kumva ave no mu buzima bwacu mani sibyo? Ibyabaye biba byarabaye bigomba kuvugwa bikarangira. Niba bashaka ko birangira nibaze hano uri kumva mutuzamure tubirangize. Niba tazamuka kuri irayivu sinzongere kumva n'icinzi nimwe izongera kutuvuga mu kanwa kayo. Uyitangira gukoresha amagambo aremereye. Amagambo ngende kugusaba niba badashaka kuzamuka kuri irayivu ngo muri icyo kibazo kive mu buzima bwacu kuko murabizi namwe mwitonze. Uretse mbanze mubaze gatoya mbere yuko dutangira iki kiganiro. Ejo batazabafunga. Uretse gato mbanze umubaze ikibazo mbere yuko dutangira. Hano nagaro tuje gutukanira ibintu byanyu mwabishyize ku murongo. Mbaze host mumbabarire mubaze ikibazo kimwe. Mugende ga amabwiriza nshaka kumwibariza. Yego. Hostinze kino kiganiro. Mbwira amabwiriza ya live yawe mbere yuko nyine kuko ngewe iyo umuntu ambeshye mpinduka undi muntu ntitaye yuko mwibuke ko hari abanyamakuru ejo batazagufunga siri top frame yubahiriza amabwiriza yawe ntemerewe kurengaho kubera ko umuntu uri bumbeshye. Mbabwire izina ry'Imana turi buze guserera. Umva mugende gake hano.
urahari, umuntu uri buvuga ikintu akubeshyira uramunyomoza, kandi umuntu avuga ikintu atanga na fact. hanyuma umuntu udatanga fact, reka mba umuntu udatanga fact mujye mumyutinga kugira ngo ataza kuncura umwuka cyanjye nkamucura umwuka. N'ahantu tujya aje mudusanga hano naho tujya Ni mwebwe mwabize natwe kugira abagabo widarapaye intuza yawe. ese hano watuba bari hari kubura iki ngo dutangire ikiganiro? Baby wajya kunyitabira. Hari kubura iki ngo dutangire ikiganiro? Muri agani fake barambwira yagarutse twagiye dutangira ikiganiro. aga Muri- Mulisa agenda please. hatubanze Dutangire ikiganiro twe twiteguye. Kamurisa banza aboneke neza, ndabona Mulisa none hari no muri snow Mumegingo yanyu baransekeje aga baramubwiye ngo bebe wajya kunyitabira ngo sawa. Mulisa yatangiye gukubita abana ze. Naba nkubise babereye muri sima. Okay. Bitaye Muri- babuze Mulisa. babuze garanti. Oui. turagira ngo Ariko aga kino kibazo kimaze igihe gicaracara, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu bantu. Muri sagiye Ariko aga nawe uri cyuzuzo. urumva muri aga reka dutangire baya Ese ubundi tetarihe. tetara arabaza nari Runda byinshi se. Shamani mumenyeho sino nyinshi bro. None hano waje gukira. muri Yo. ikibazo kimaze igihe, haba muri media, haba hano kuri TikTok, bimaze gufata indi ntera. Ikibazo cyawe n'umuntu witwa Derek agiye he? arahari Ikibazo cya mbere ndibaza njyewe nanabariza n'abantu bari hano. Ese ubundi mbere yuko mumbaze. Reka mbabaza ari. Byahereye kugira ngo mwumve ku izina rya Mulisa ribaryohe kuri live. yego Mwahereye mwumva ko Mulisa mugomba kumwicaraho mugashinga amabura. dutangiriye mwana wanjye. Nichake nasinde we ariko ntibibaha uburenganzira bwo kunyicaraho mutampamagaye. Nkaho afite nimero yanjye wowe kampamagaye. wowe aga mubwira ukuntu byatangiye. Aga wiyubahe mu bintu byose uvuga, wiyubahe utisenyera. aga umenye ko hano turi abanyamakuru. Oya ntawe ujya. Ese Mulisa ari kujyayo Mu buzima aga n'isi ngo wajya kunyitabira sawa nyine ikikareka hano nagupfira ibyabo. Ese muri waje watugiye ngo nimba bazamuhambasha n'ubu byumva se. none ngo Iri bungo ntabwo ajya kunyitabira. Mulisa ese Mulisa niba adashaka kuvuga basi naveho tubimenye. bari kubiganira inbox. ari kuvugana nande se? Mani wono ndibereye muri sino n'abana ndi kubafotora. Teta yaje Utesha agaciro ngo ujye muri ibyo. None si byo tuguhamagara dutwereka kuri muri sino. Byose arabizi. Ntago nkunda abantu b'indyarya. Amena. Bro niba ntikago kuvuga gute mu Umva teta yaje turamanura nde? Nikeri utari kuvuga. Ya orga nasange Derike, orga sanga Derike mu bivuganye no Derike. Yego, orga nasange Derike babivugane bari kumwe. Nyanga mugaye cyane. Yego teta. Kerini Mulisa va mu cyayi none. Nimubwira abo barara bavuga ukuri kwabo tukumve. Mulisa tubwira uburyo wajyanye abantu mu nzu hanyuma ukanga kubagaburira
mbere utuye y'uko Derike mu mvuga kazi ke. mubaze teta kugira ngo bajye kwihuza. Oya buretse niwe turi kubaza wowe. Wewe Mulisa uravuga ikinyoma my friend. ese Oya Derike Derike yari yikanga Bwana abantu. mi. Umva Derike nkubwire. murakanga. Uzagaruka Ntabwo n'amaguru. Batera ubwoba. mwera motherfucker. Zagaruka inana n'amaguru uvuga ikinyoma ariko no Umva, umva. good. muri sayisize insenda ndaki Muri. Hanyuma muzane teta ngatubwire uko kuri tukumva. Tubwira uburyo natubwira uburyo wajyanye abantu mu nzu hanyuma ukanga kubaha Toti uri kutaruka ikibazo yavuze ngo duhere kuri teta niba ushaka kuvuga ngo ukuri. Negereje ukuri kwa teta. Takora inzara nabishe muri Kigali mbiba. Je ndimyutinze ndagaruka ruko mu mayijambo. Yego. Cyangwa se niba ari je muheraho mumbwire. twakumvise bihagije pe tubabarira. Twakumvishe turakeneye kumva Mulisa. Sawa. Aga. Mateta yaje. Aga. Mbere yuko mvuga reka Iva, natwe dushyire video. akantu gato. Okay. Teta niyo twabanje kumenyana amuza niyo nshuti ye da. Tamama. iyihe se da Ariyizi. Etse gatoya man dushyireho umuti. Umuntu uri buvuga umugore wanje mu izina ry'Imana. Derike ceceka Uri kudushara. Darapu bro. Umugore ni ndaya. Okay? Ndabivuze. Ese waramukoye uzi ukuri kuburana nta n'isoni ufite umugore wanjye nabi. Kugira ngo Derike ahure na bateta. Niwe wabisariye guhateta. Niwe wabisariye. Witonganya imyutinze ariko ntunkange uri kumva Anya mutaraguwa ntukave kuzata kamera pe no twayatsa we uturushike mashera bakumenye reka yewe ko aga kugira ngo hure teta hure na Derike ni je avuga umuntu umwe se mani avuga umuntu umwe namwe na nibashaka kamvuge teta vuge teta ngavuga je Derike naramubwiye wafata inzu arayifata ndangije cece akatindano kesi mureke ibyo ngibyo uri kubyumva Yego. teta arangije Derike ajya kubasurira mwana wavanye banje uri kumva ageze yarambwira ngo kugira ngo utajya wishira amafaranga menshi ni inzu nini reka tubane uri kubyumva ndabyemera nkajya nyohereza tite n'amaresiti uri kubyumva ndangije ibintu bibaho akajya aca inyuma we ewana n'igitonoreke nza kubimenya nicyo cyatumye ntabaha amafaranga noneho kundi kuri mushaka kurenzaho byinshi teta arabizi ari kubabwira ndi muri sino igire muri sino ndahari nakajya avuga ngo uyu kugira ngo niwe wubatse umunwa gusa bro munyumvira ngo nihagira umuntu kuvuga ngo umugore wanjye nabi ngo ibiki n'ibiki reka nkubwize ukuri ntukavuge nabi ntiwangaburiye bro mushenzwe wahere mwe mwirinde kukutukana mwirinde gusebanya muvugisha ukuri. Ikintu gihora ari kimwe mana byagenze bite ubundi teta reka mbabwire njye nubwo ntaba mari byose barabirikodinga bakabimbereza umuntu w'umugabo arifata akaza hano kuri live ngo yarongoraga umukobwa ngo nkagira ishari wajyaga kumurongora nkabahagarikira teta byarakubabazaga ngo bakurisaga umuhati nimba ari n'umugabo njye ntabwo ngiye kumusebya sindamwumva ariko umurongora teta ngo wari waranamukunze ngo wari warakunze Derike waramusariye warahengamye kesi mumuzamure mbese singuye nawe arahari oya we vuga kesi mwihora ari kuza akavuga ibintu bitari oya teta we tubwire kuntu byagenze kuko nawe abirimo nawe yaje karudahari nyine mumuzamure nshaka ko muri isa kesi uko twari tubiri nyine bose bazamuka niwe ngiye kwibariza kino kibazo uzakimenya naretse manje reka vuga ariko reka kumyutinga abantu abamodereta bose ndabakuraho numyutinga ndava hano nigendere tonde abamodereta ndabakuraho bose aga niwe muntu muvunyi wo kuri 3D TV uramuzi nshakira umugabo bita muvunyi n'uwamushaka mu cyumweru umubaze ngo teta umuziha yahe makuru iryo jambo gusa teta umuziha yahe makuru azaze ayakubwira uzamubaza ijambo ngo teta yakundaga Derike cyangwa ntiyamukundaga
muvunyi wo kuri Sweden TV Rwanda ujya wumva uri umusore tata mwiza wibutse amagambo wowe mwibutse ikintu wowe utibuka mbabarira arega ujuze ukabivuga mamagarira muvunyi ese we ubundi Derike tata mwibutse ibintu utibuka wowe mwibutse ibintu utibuka aga muhamagare Derike bose bari tata ikintu atibuka akizi sa tata mwibutse ijambo utibuka tata mwibutse wasinze wakatsinze ukambwa ngo ninzagira umugore ndongo usibye wowe wibutse wowe ngo ninzagira umugore ndongo usibye wowe wamushenze dore kesi nta nubwo tuvugana neza wibutse ngo ninzagira umugore ndongo usibye wowe uretse we teta warasinze ubwira Derike ngo nazajye wibutse wambwira ngo watsinze nk'umuhera ntazagira uwarongora kandi afite umugore wibutse nguhera ibirutsi byawe ukamuhagarara hejuru kano kanya wibutse nguhera wewe wasinze wagicucu wowe si wanja hejuru wibutse wasinze wenza kuguhera ibirutsi kaza kumagarara ndigukumva wibutse bari ukanzamura niba ushaka ko bino bintu bikemuka abantu bariho batabizi nta kuntu wavana nibutse uyu mukobwa bashinja oruga ngo musaba ko turyamana ariwo wiri kumbwira ngo turyamane duce inyuma umuntu wizera n'inshuti yawe wowe ari we wiri kumbwira ngo turyamane umwana wawe si ubundi waba urute kumurahira ko wazamuye wowe Murisa yirirwa ashinja oruga ngo musaba ko turyamana ari wowe wirirwa uwinsaba n'imbere y'abantu wowe wasinze uce muvuga ibintu muzi kandi munyinisha mutarama utwana tunyinisha tutanze mwebwe n'abatunze n'abahereye mwabyana umva nabishyuye ibyo kurya uwo musanzi bita Murisa yanze ugabanye ibyo bitwara ukabya ku magambo bari gukabya ariko ari kuvuga amagambo atari meza navuga ibibazanye mureke gutukana umva ubundi umva ngiye mbabwire sibyo umva mbabwire mwikoresha amagambo oruga we numvishe wo usa nkaho ukoresha amagambo ya fresh mwikoresha amagambo uva ngubwire ubundi ibyo bintu bari kuvuga ukuntu byagenze sibyo mumyutinge teta ari kuvuga ibintu uva ngubwire ukuntu ibyo bintu bari kuvuga wo byagenze sibyo twari turi mu rugo nari naranakundana na Derike sibyo noneho bazana inzoga konyage ebyiri tuvuye mu kazi Nyamata ndabyibuka Muvunyi yari yavuye gukorera ikiganiro agura konyage ebyiri uri kumva na ziriya fanta ndende za waguze konyage ni Muvunyi waguze konyage ebyiri nyine tuvuye mu kazi Nyamata ngo tugiye gukora show mu rugo uri kumva tukiba muri iyo nzu Murisa yishyuye hanyuma teta anywa inzoga nako twese twaranyweye sibyo turi mu cyumba ndarahira ku Mana na Muvunyi yabivuga niba ari umugabo teta arasinda abwira Derike ngo aho kugira ngo uzagire undi mukobwa urongora uzaza undongore uko nukuri mvuze na Muvunyi yabivuga ni umuntu w'umugabo simubeshyeye ariko reka dufate ko byari inzoga noneho maze ubundi ako inzoga mani zivugisha buretse independent buretse gato noneho Derike bamuhamagara kuri telefone akavuga ngabo niba nde babaguhamagara icyo gihe teta yambaye ubusa arananira nanjye ndamwinginga twari abakobwa babiri mu nzu ndavugisha ukuri kw'Imana sinshaka guharabika teta ni umukobwa mugenzi wanjye sibyo yambara ubusa amujyana muri dushe aramwoza araruka ndakoropa inzu yose n'umwana uri hano witwa Bijuru twarabanaga mu nzu yabivuga na Muvunyi nawe akaza akabivuga umwana nimba ari inzoga zamukoresheje pese reka tuvuge ko atari kubivuga ari muzima ariko no mu bigaragara yaramukundaga hari ukuntu muri babiri mu rugo sibyo nka kwa kundi yadusohokanaga bawuzi yagiye nko ghostinga nyine wanamuvugisha ukabona nyine byamubangamiye tu icyo gihe nyine natangaje teta pe ntabwo ngiye kumusebya ariyubaha n'umukobwa wiyubaha twarabanye tujya no kuza kubana na Derike nabanaga na teta twabanye Rwamagana tuvayo tubana Kabeza tuvayo tubana Inyamirambo aribwo twabanye na Derike
nyine nanjye byaranunguye handi yambaye ubusa nyine akamujyana muri dushe akaruka mu nzu hose pe. Niba numva mubeshya aga wenda avugana na Muvunyi amuhamagara mubaza ayo makuru bigenda gutyo shape. Nanjye numva birambabaje nyine ukuntu abonye umukobwa mugenzi wanjye ubusa gusa nyine yari yatunaniye n'ubundi yasinze kubera izo nzoga. Nuko byagenze pe. Nyine ngiye natunguye n'ukuntu noneho kugira ngo bagiye gutandukana no mu rugo, reka mbibabwire wenda mutazagira ni ibintu byaciye binazi ukuntu nyine byabaye. Twimukiye ahandi hantu ubwo amafaranga y'ubukode yarashize. Twimukira nyine mu yindi nzu. Noneho twanayimukiyemo uwo munsi twimutse na Derek Adari yagiye mu kazi aratubwira ati mwebwe muzinga ibintu mwimuke tugiye mu yindi nzu. Tuzinga ibintu byose turimuka turi gutegura ibintu nyine muri iyo nzu twari twimukiyemo. Tujya kubona Derek arinjiye yarakaye ngo sinzi umuntu wari wamuhaye amakuru. Aravuga ati nitaye ku byo muri gukora mumereza amatelefone yanyu mwese mujye hanze. Uretse gato ruga, uretse gato ko bivugwa yuko iyo nkuru yavuzwe we wari wajyanye umwana. Ibyo ngibyo twabiciyeho twabaga muri iyo nzu. No ndi kuvuga ibyo twari twaravuye muri iyo nzu kuko ibyo nyine byavuzwe najyanye umwana nyine. Yego komeza. Noneho tugeze aho hantu nyine twese tugira ubwoba mu mutima. Kuki Derek aje twaka amatelefone. Ajya mu nzu. Derek yari ari kumwe n'umuntu bita Franco. Kabano ari kumwe na Nuza na Rukotana batwaka amatelefone bicara mu cyumba kimwe. Uri kumva bumva nyine bareba chat zacu kuko yaratubwiye ati mukuremo ama password. Aravuga ati musohoke ndabahereza igisubizo amayeje kureba muri telefone zanyu. Ara muri telefone nyine yumva ama voice ibyo twagiye tuvugana n'abantu. Sinzi ngo umuntu wari wamubwiye ngo muri twe bwari mu ruvugana na Murizi. Basanga telefone ya Teta niyo ivugisha Murizi. Arongera aragaruka ahita avuga ati ntago nyine yavuze muri rusange ati ntago nzi ko mwangambanira gutyo. Noneho nyine turamuga ati se ninde wabikoze. Biba ngombwa nyine ko bavuga ati njyewe ntago nabana n'abantu bangambanira mwese mugende. Ndamuga ati tubwira ikintu twakoze. Aravuga ati ngiye murangambanira muvugana na Murisi ibindi bintu. Aribwo nyine yavuze uwabivuze bagasanga ni Teta bagahita bamubwira ngo nagende. Uri kumva? Aribwo yagiye uwo mugabo nawe ngo ni Rukotana arabizi uburyo yavuye hano ari mu gitondo niyanataha aragenda ahagarara ahantu hirya yo mu rugo ku gipangu kuko yasohotse hano nta n'umwenda n'umwe afite. Tugiye mu kazi turamubona ahantu ahagaze. Frank amuhamagara akahe kazi mwari mugiye? Twari tugiye nyine gushutinga. Okay. Frank aramuhamagara aramubwira ati se Teta wagiye ko wahise ugenda iyo mwicara mukabiganira. Aramubeshya ati ngiye nigendeye nabyutse nega kandi twari tumubonye ahagaze ku rupangu. Tumajije kuva mu rugo ahita agaruka abwira uwo mwana ngo nabijuru ngo namufungurire afata agafu akantu yari yashizemo imyenda ahita agenda. Kuva ubwo ni amatiku yatangiriye nyine bibi bintu birebire batangira gutukana. Aribwo nyine byageze hari bakajya ku ma TikTok bakavuga biriya byose ama stati yose ya Teta ndayafite ari gupostinga nyine atwandikaho ibintu bitari byiza. Nuko nyine amatiku yatangiye. We mwitonze kuvuga muri kasoze namwe murafata ijambo. Ndibaza ngo ayo matiku azarangira gute. Kuko ni ibintu bimayije kuba too much. Ibintu ikosa rigaragara bakoranye niriye ngo basabane imbabazi ayo matiku arangire. Yego. Sasa Teta muting uruga muting. Teta ugiye kuvuga nta burakari uri bukoreshe nta n'ibitutsi dushaka. Twe turashaka yuko ibintu bigenda fresh. Kuko numvishe uri kuvuga ukazamura kamere ukarakara bikarangira ushize bura mu buzima bwanjye ngiye sinkunda no kuzamuka ngo mvuge urkumva. Yego ariko mu byo uvuga nukoresha ibitutsi. Burigiye kuri live akavuga ya postinga Teta ibintu byose Teta yabaye Teta urkumva. Yego
ibintu orgavuze ibintu bira byose nta kibazo. Teta uretse gato uretse nkubaze ngenda baza Derek. Reka nkubaze nanjye ibintu Teta avuze ibintu orgavuze harahana kubeshye atambeshera se turi kubona mu bishanga babizi ko bari kwandika ikigaragaramo hano mufite amatimu umwe mani na amatimu umukobwa muhe proof biremewe ese ndetse gata soze nawe tuze tugwijambo Derek muhe proof biremewe nzane ibimenyetso biremewe uretse soze kuvuga nawe tuze tugwijambo nawe ndahita mbigwa ibimenyetso Teta reka kubwire vugisha ukuri Teta njyana mufashe nka bro wanjye urukumva nyuma mubwira vugisha ukuri kuko Miss Independent uretse gato vugisha ukuri kuko uri kumva nuvugisha ukuri nibyo biri butume kino kibazo kirangira kandi nawe ndabizi uri mu bantu bashaka ko kirangira twagiye go ahead jewe njya kumenyana na Derek namuhujwe na Murisa Murisa arambwira ngo ngiye mfite sheri i Kigali rukumva kandi nawe uri i Kigali reka mbahuze nawe mumenyane tubanza no kwanga uri kumva none ndangije Murisa aravuga ati aba duhuje na Derek cyo gihe Derek yarari Gisenyi uri kumva nyire tumenya sheri umushuti wacu tumaze kumumenya noneho twebwe pe twari tuba mu nzu nziza kandi oroga nubwo atari kubyibuka iyo nzu ninjye wayishuye ku mafaranga yanjye ku mafaranga yanjye Murisa yaduhaye amafaranga yo kwishura inzu tujya kuyishura umumama uri kumva kwa kundi musanga nyine inzu nyine dusanga inzu itararangira neza tubona ari kudutinza kandi jewe nshaka kwimukana na oroga nkamuvanirwa magana tukazi Kigali nishura amafaranga yanjye tujya mu nzu bro uri kumva none mu gihe tuyirimo Murisa nawe yari yaratwemereye ko azajya twishurira inzu none ndamubwiye ati se none watwishurira inzu kamezi yacu agiye kurangira arambwira ngo afite nibwo yambwiye nyine ngo afite sheri ngo ibiki n'ibiki nyine tuba tumenyanye na Derek gutyo noneho aragiye kwishurira inzu ni nanjye wamubaje ndamubaza se sheri wawe abahe ambwira ukuntu ari akajama kagakene nguye ari hamwe atagira haba ngo abamukazi ngo nimba kameze gute ndavuga se bro nawe oroga yari ahari ndavuga se gute sheri wawe yaba mu nzu imeze gutyo uri umu diaspora ufite amafaranga ndaje ndamaza se ubundi sheri wawe ngiye pereka mbabwire ntabwo speech za Derek ngiye nari nzikurikira ko buri speech za Derek zikurikiranwa n'abantu bagira ibibazo nari namuzi sinanamwumvaga pe na oroga yabikubwira kukurya nyirumva mubwire njyewe sinigeze mukurikirana ku buryo na oroga yambwiraga amakuru akambwira tuno mujama afite umwana ahora namupostinga kuri TikTok ndavuga umwana we uramuzi nyine nta makuru pe nari mufiteho na make none ndangije tumenyana nawe gutyo ubwo Murisa nyine ninde wa propose undi kubana mu nzu nyine nibyo ngiye kugeraho Murisa nyine arambwira ati none se umugabo wanjye ngiye kuzamwishurira inzu nyine ambwira ubuzima abayemo ndavuga se ibyo bintu birashoboka aravuga none se nta kuntu nyine aravuga agiye kudushakira inzu none wagiye Murisa ndamubwira ati none se murakundana twamaze nk'icyumweru nyine tuvugana na Derek tuvugana urukundo yari inshuti yanjye nuza Murisa ntabwo azi oroga nyine ninjye wabahuje baramenyana nyine gutyo noneho ikintu gitangaje tuba tugiye gushaka inzu dushaka inzu nini kugira ngo Derek ave mu nzu arimo aze tujye mu nzu nini ava aho ngaho yarari uretse gato mwagiye gushaka inzu mwarakonfirmye ko muzabana oya ubundi twashatse inzu basohoye save the date nyine bagiye gukora ubu mbese twagiye mu buryo bwo kumufasha gutegura ubukwe bwe ni igitekerezo cyaturutseho cyo kujya kuba kwa Derek niwe wabyisabiye Murisa na Murisa nawe aravuga ngo kugira mwizere reka tujyeyo yego turangije tubanza no kubyanga turagigira
maze Mulisa aravuga ati rero kugira ngiye nimwizere uyu mujama mugende mubane nawe noneho mbohereza amafaranga mube muri kugura ibintu nanjye nzaza mu kwa 12 dukora ubukwe. Mulisa yohereje amafaranga angahe? Ngerekana n'ababwiza ukuri mutagira uretse Mulisa basa Mulisa kuva ntago njya besh atagira ndandi no kumuvugira kubera amafaranga kuko Mulisa twahise dushwana kubera urumva nimba yamuje n'umuntu akamutwara umugabo twakomezanya. Nyine Mulisa yohereje amafaranga angahe mugiye kwimuka? Yohereje miliyoni na magana angahe? Yohereje miliyoni imwe nyine urumva kubikuza ntago nzi yabikuje amafaranga menshi nyine miliyoni na magana ane gutyo. Ahereza Derek ngo tujye kwishura inzu. Mwishyuye inzu amezi angahe? Twishyuye amezi 2. 2 na kosi? Twishyuye amezi 2 na konti none tumaze kwishura amezi 2 turangije tubana mu nzu. Mwabanye mu nzu hari ikibazo kirimo? Mwabanye mu nzu bishyuye inzu gusa biba birarangiye? Oya Mulisa yakoraga buri kimwe yishyuye inzu arahaha anamugurira n'imyenda. Mbese nyine nawe reba kwita ku mukunzi wawe. Bivuze ngo nta myenda twasanze agira ngo barayibye. Jewe nawe Rogan ngiye mubaze nagiye mu gitanda mbwira Mulisa ati ntabwo twabana n'umugabo wawe nta myenda afite ugomba kumwambika. Urumva? Mulisa yohereza amafaranga aramwambika. Derek ntanubwo yamenye ko ari najye wagiye nkabishwamo ndavuga ati nose tuzadusohokana gute tuzajya tugenda nyine nta myenda afite. Arananuka arambwira ngo ndi kumwihutisha ngo yohereje miliyoni ndamubwira bro ntago wabura n'uduhumbi 300 umugabo wawe agasa neza. Ubwo nyine barayamuhaye abarayamuhaye ajya kugura imyenda zari ku cyangwa. Ubwo nyine urumva revo nyine yahise ajyaho. Noneho n'inzu urkumva yari yagize ute yari yishuye. Nta kibazo na kimwe dufite icyo gihe nta kibazo na kimwe twari dufite nyine tumeze neza. Tugiye tubona Mulisa atangiye nyine kureka mbese nyine wandi byakoraga inshingano arazihagarika acitse intege mbese. Bamubajije ati se byagenze gute nibwo yabibwiye Derek ngiye nari mbyamye Oroga yari yagiye kuko Oroga yakundaga kugenda nyine yari yajyanye umwana. Amaze kujyana umwana Derek abarambyukije n'abandi nyine baraho mu nzu ati muze mwicare hano muri salo ndaza ndicara saa 8 z'ijoro. Ukiraho ko wabanaga mu nzu na Oroga ubanamo na wa mukobwa wundi ngo harya ngo yitwa nde uriya wari mu ishanga Sharon. Yego umunsi we yari ataraza buretse gato Oroga buretse gato ko mwabanaga mu nzu muri abantu bagera kuri 3 hari umunsi 2 hari umunsi numwe wigeze ufata cyase wumva n'akanunu kuko Derek hari umukobwa baryamanye muri iyo nzu? Nta mukobwa yigeza kuryamana nawe pe. Mu nzu yacu ntawe nyine muri abo mwabanaga? Muri abo twabanaga kandi ari Oroga nyine nibyo ngiye kukubwira buretse mbigereho. None iryo joro barambyutse baranyicaza none nsanga Derek ari kuri phone yanarakaye ari kuvugana na Mulisa ari kuvugana n'undi mujama mukasa ari no kuvugana n'uwo mu baby wundi w'igisenyi n'umumama Jessica. Baramamagara barambwira ngo ngwicara hano ngo nyine ngo ibiki numva ni ibintu nyine by'amatiku n'ubundi. Barabyutsa none babaza Mulisa ngo tubwire ikintu gitumye teta byuka nawe akabyuka nyine tukicara. Tumaze kubyuka nyine Mulisa bamubajije aravuga ngo Oroga yamwibwiriye ngo Derek ninde ukumyutinze uri imyutinze umenye imyutungure. Derek yaramusabye urukumva ninde wabivuze ibyo? Oroga yabwiye Mulisa uyu
aramubwira ngo nyine muri sa yari yabahaye amafaranga, ayo mafaranga nta nayo namenye, uyu irakoze uri hano mu bishanga niwe wamamagaye arambwira ngo teta kubera iki mwasohotse ngo kandi nakubwiye nimusohoka ngo utsohokane tujyane. Ndamubwira genda aryamye bro, yanga no kubyemera. Organaderike bose bari bagiye, ariko umwe yagiye ukwe n'undi yagiye ukwe. Aramamagara nshyira kuri video kugira ngo abyemere. Arambwira ati none ko bambwiye ngo bagiye kurya amafaranga uri ubwo muri sari yabaye amafaranga niko bamubwiye. Nyine bajya kuryamana, ntago bigeze baryamanira mu rugo kuko njye nararanaga na Oroga na Derike ararana na murumuna we. Urukumva njyewe ibyo ngibyo ntago nari bubimenye, bo bajyaga kuryamana bagafata roje bakayikodesha. Rero Oroga nimba yarabonye muri sa wenda avugisha Derike bafite n'imishinga yo kubakana akagira ishari sumva uretse Miss Independent. we wenda ko ashobora kuba yarabivuze. Njyewe na Oroga ubwacu mama Derike yabijemo, urukumva aradufata tujyana inyuma y'inzu aratubaza ngo ibi bintu byarabaye. Oroga arahakana ariko asaba muri si imbabazi ko atazongera ko bitazaba kubera ko yamusabye imbabazi. Niba koko nabyo yamubwiye ajyaga iki kumusaba imbabazi. Gereka nkubwire impamvu nabikoze uretse mbanze mvuge muhora mumbeshera. Noneho arangije muri se ngenda mwibariza nk'inshuti yanjye, urukumva ndamubaza ese muri koko Oroga yabikubwiye? Arambwira ati yabimbwiye n'ikirenze ibyo ni byinshi ahora ambwira. None ajya na Oroga twari tumaze iminsi tunafira Derike ahantu yajyaga ajya gukora bro akararayo, urukumva kandi ari ku mukobwa. Njye rero iyo mbana n'umuntu ndamugigira, nimba najya mu ngeso mbi kubera iki wari kujyayo. Oroga agatangira nyine urabizi abakobwa tugira n'umuntu, njye sindi kubesha pe tukajya tuvuga ati gute yajya ajya kurara kuri wa mugore kandi amukorera wenda baranaryamana tukamuhamagara tukanamutesha umutwe, urukumva nk'umuntu arega bari bamuturimbishije. Rero sinzi impamvu yari kujya ahandi kandi turi kumurinda. Turatangira turamugigira tukanga kajyayo, urukumva yaba ariyo. Noneho reka nkubwire turangije njye na Oroga hari abajama twagiye kureba mu mujyi. Tugezeyo nyine nandikira Derike njye na Oroga tumwandikira tumubwira ati taha dure mu rugo ibiki n'ibiki. Bro njye kintu cyanagaje nasanze Oroga na Derike akujya avuga ngo baby ngo nyine ngihangane ngo tetanga ibintu yagukore ibintu byose abingerekaho. Icyo gihe muri sara gikundana na Derike kubera ko ibitanaga ba baby nabashe ibiki ngo ihangane ngo nyine teta yakubabaje. Derike ajya muri chat zizo SMS arazibona ngo nyine ngo wihangane ngo ibyabaye byose nyine ni ibisanzwe n'ubundi bari basanzwe bagizute bakundana. Kandi Oroga ubwe yakoze Derike yakoze ikiganiro arivugira ngo njye nabonye Oroga ntimukunda mitamukunda, urukumva arabyivugira. Umunsi wa mbere amubona yahise amukunda. Rero niba yaramukunze urabizi ubana n'umuntu mani ntago ari ngombwa ngiye ngo mbimenye ninjye babishaga kuko ninjye uwo muntu wabaga uhari, urukumva ntabwo bari kubimbwira kandi bazi ko ari njye nshuti ya Murizi. Njye ntabwo nari nkunda Derike kandi na Derike arabizi nta mico mibi ngira pe bajye bavuga ibindi bareke kubeshera umuntu. Mwambabarira niba byemewe tugakoresha ibimenyetso. Yego urajya uvuga ikintu nyereka ikimenyetso nanjye mvuga ikimenyetso. Teta first of all muri se yaduha amafaranga bro y'intebe niyo Derike yaguzemo iriya telefone iriya ari gukoresha. Ibyo kurahira ngo narayifunikiye ntabwo wavuga ibintu nyereka ikimenyetso bro. Oya gereka mvuga ikimenyetso byawe ngukwereka sibyo. Kumva dufite n'amarikodi umuntu ufite telefone ku ruhande ambwira muri kodi ya Derike ari gusiga ngo Derike ndayire ku mani muri sa y'inyorezi ya kodi wowe muri sa yaraguhamagara kosha ngo agiye kongera kugwa amafaranga wivamo ibintu byose, urukumva umubwira uburyo ki wajyaga muri lodge. Ibyo nge ntago nigeze nkubona kuko n'ubundi ntago mwari kubimbwira mwarabimishaga ngo uyu wa mwabyibwiriye arahari. Niyo mpamvu navuze muri sa zamuka, uri kumva
Derike ntabwo nzi mu bagabo Oroga urabizi urabizi umuntu bari bakundana si umusore urukumva nta mugabo n'umwe nziho ujya uvugisha ukuri njye nta mico mibi ngira bro sheri wanjye kuva yajya hanze nafashe umwanzuro ukomeye ndavuga ati nta mico mibi nzajya muri kumva rero kuza hano ngo mubeshere abantu uri kumva genda mvugisha ukuri ibyo byose ntabwo mbizi kuko ni muri babibwiye afite na voice Derek ari kubyivugira noneho mureke mbabwire ikindi kintu gitangaje Murisa twarashwanye siramuvugisha Derek akamuvugisha kubera ko yumvaga ko we yamuvugisha ngiye simuvugishe kandi ngiye nari inshuti naramenye Derek kubera Murisa ahubwo muvugishije umunsi umwe ari kundirira Derek yamukozeho ikiganiro arangije abonye twavuganye kandi ngiye namuvugishije na Frankari si twanavuganye amagambo abiri pe arangije aravuga ngo ngiye ndi kumugambanira ikibanza ufite imodoka ndi kugambanira wowe ngo bitwari niki cyawe ndi gutwara ku buryo nakugambanira kuri Murisa mukundamo ibigize teta urasoje Hereza Murisa ijambo we uretse gato noneho duhereze Murisa ijambo nawe agira icyo abivugaho ariko Murisa mu bintu uri bukoreshe wirinde gutukana wirinde kuzamura uburakari ukoreshe ntari nushyiraho kamera ariko wirinde ibitutsi nta bitutsi dushaka yego twagiye go ahead Murisa umwanya n'uwawe katavuga ugiye kumuvugisha mu gikari abantu nabo wagira ngo ibyo bari kuvugana hari abari kwandikirana bari guhora bajya mu byayi bari muri Simamayizo voice ko Murisa urahari ndahari okay nakubwiye ngo wirinde kuzamura uburakari wirinde gukoresha nta muntu ufite umva hosta nta muntu ufite umujinya ibintu byarabaye byaranara reka mvuge mwavuze yego ibintu byarabaye byararangiye kuri njyewe byanshize mu mutima yego ahubwo ikintu kimbabaza namwe muri abantu bakuru nuko nkomeza kumva baryana hirya nkanga nkabigarukamo njyewe Oroga nta kibazo mfitanye nawe cyo ni cyambere icya kabiri na Derek nta kibazo mfitanye nawe ibyabaye byararangiye nta n'umucinya bafitiye ahubwo sinzi impamvu nyine bakomeza kumvuga urumva nta mugabo nabatwaye nta n'ikibazo mfite kuba byarabaye ni nkuko n'undi byamubaho so njye nabyikuyemo yego byarabaye nanjye mbivugaho pe sindi umwere ndanayagara pe wishyura n'abantu ngo kugira ngo babavuge no ibyo kwishyura nta n'umwe ufite amakuru ahamye nta n'umwe ufite ibimenyetso ntabwo wishyuye buri kantu na buri nguni bahabagara bashire hano ntabwo buri nguni hari amashimi yayo nguni ntawe nishyuye bro mujya kuvuga mufite ibimenyetso komeza mureke mvuge ntawe navugiyemo yego so rero ngiye ikintu kintungura muri make ibintu byose byabaye ngiye nyine byarabaye ibintu ndabitongana bijya ku mbuga yego nyuma ndatekereza ndavuga ndi umuntu mukuru bimwe ngomba kubihagarika so bimwe ndabireka rero ikintu kimbabaza ngiyewe ni uko buri munsi njya kumva barancarinze ngo Derek ari kukuvuga hano so ngiye yicara yumva atuje nta kibazo ngifitanye nawe ibyabaye byarabaye byaranaragiye ubu ndatuje ndi mu maboko atuje pe rero ntabwo ndi hano ngo mvuge ngo nabonye unkunda ndamufite kandi birakwiye kandi ufite n'ubukwe kandi ndanamutumiye nta ndawe umujinya mufitiye na teta ndamutumiye na Oroga namwe muri hano ndabatumiye ariko mujya mureka kuryana ntabwo kuryana birimo inyungu ntabwo gora tushirana hara ku gasozi kuravuze ngo afite ibimenyetso ni nkuko nanjye mbifite my idea ariko ntabwo ari byiza ko dushirana hanze harami
mwambaza nta kibazo ariko nyine ajya yicara yumve ko nta kibazo ufitanye nawe agereka kunkoraho ibiganiro poromoto nibikomeza nibyo nanjye nzasara ndakumva ko poromoto Nga ndagukunda pe. ubaga namwe mushaka amakuru bro ntago bibaze neza wibaza gutya ubaha bibaze neza wi Aga wareka ibyo bintu. mari nibivuga nyine wenda Derike kuba yarahuye na Oroga bakabana ntawe uzi ukuntu bahuye na nuwo babibwiye sibyo Derike umugariza iki nari marke bitunze nanjye umake imitayo do mwese mwaratendekanaga oya ntabwo ntawe natendetse njye nari wabivuze ngo nawe wari ufite undi kwita uno kimyutinga bene wanyu zitwa oya Bose muri anu byari kubabaza cyane kama babwire sibyo iyo nguma ndaho nta muntu ufite wenda nanjye unyitaho karagahinda nari no gupfa ariko icyo nyine none se Ese ubu muri kuvuga iki ko mbana ikintu kirimo gifatotse. Muri Derike ko yavuze yuko ngo wishyuye inzu wamara kwishyura inzu bakajya mu nzu inzara ikabiciramo ntiwongere kugira ikintu uboherereza ugahita bafungira amazi n'umuriro. reka nsubiza baravugisha ukuri ko nta mafaranga njye nabahaye bakanayahateta akajya guhaha nta myutungure niba mubeshye uretse gato Dere uramusubiriza rimwe yewe nabashize mu nzu okay nohereza amafaranga mfite n'amaresiteri ko simfite hano guhangana na Derike pe jewe ntabwo nyine igihe cyo guhangana naje gusanga afite ankwiri rero nabashize mu iyo nzu ndabahahira okay nyuma rero kugira bihagarare bifite ukuntu byahagaze n'ayo makuru arahari yose Vuga nyine wica ku ruhande nta ruhande cyaho Derike Oroga amaze gukunda Derike ku rwego rwo hejuru Yo Abakobwa b'i Kigali muri babi. noneho shamureke Miki buretse bakambeshyira ngo ni wahaye Murisa amakuru dore ngo uyu Murisa nabyivugira njyewe okay mureke mbasubiza handi wanga umuntu nyine tumugashwana nimwongere no kuvugana teta ntago tuvugana teta tuvugana nk'abandi bose akareba stati zanjye nkareba ise kubera ibintu byabaye arabizi by'imvururu twasabanye imbabazi yego ariko ntago tugifitanye korabo nk'iya mbere korabo amena hanyuma kubera ko je nta muntu twabyumvishe Saidi yawe ariko arabwira tujye duhora duserera ayo mafaranga yaratanzwe ayo maresite arahari nyine ntago ndira ngo muhangane ye none tunarayasambaniye ugira umugisha abona barakura bro Dere igira ikintu bivugaho nubwo nawe uroka Ako sote natwe mugire mudaha amajambo. Mikuru kumva ukuntu twanutse mu kanwa buretse ba nyir'ubwite wanje ari moto ziri kunuka mana yanjye utungura imono kumva ariko Deri watubwiye yuko Umurisa yabajyanye mu nzu hanyuma inzara ikabiciramo muheruka amafaranga yaboherereje yo ko ibintu bya iPhone ari yawe wiguriye teta yaje hano arabinyomoza hanyuma ibimenyetso ufite ni ibihe biri kwereka hanyuma so ibyo bintu bitabayeho n'ibintu baguhaye ubivuge twagerageje kuvuga ikinyoma twese uko turi hagati hano hari ibyo twavuze ariko tugerageza no gutsimba ibindi kubera ubuzima buba bwihariye bw'ibanga ariko bano bantu baracyamenyera kandi babizi aho umuntu nk'uyu ashobora kuza akavuga ngo njyewe yaramenye abizi ubuzima agaragaza ubwo buzima abusobanura biba bisobanuye ko ari kumenyera biri too much binarengeje urwego
nabanze anatekereze ngo aho yandekeye ubuzima ndimo bungana ariko hagati icyo kintu tukiganireho tujye tureba ngo hagati mu magambo uri bukoresha gusebanya wirinde no gutukana. Ntabwo ngiye gusebanya singiye no gutukana, ariko Mulisa n'umwe mu bantu the festival Mulisa ntabwo ngiye kumunenga nta nicyo munenga, ahubwo impamvu namunenga si uko nta makosa afite, arafite menshi ari too much, ahubwo we nuko ni umuntu wumva nyine bambwiye azumva nkuko wakumva nkuko tubyuka twese tukabyukira kuri internet ni iki cyavuzwe niko yitereye nyine, niyo waza ukamuganga umugabo wawe ari gusambana nta proof ni good. Mbanze nyomoze ku kintu avuze, Oruga ntabwo yankunze by'umutima, ninjye wamukunze, ninjye waturetse Oruga my friend, ninjye wamuterese, ntabwo yigeze ankunda, njye naramukunze ko Oruga n'umwe mu bakobwa bansuzuguraga n'ubu yaza akabikubwira. Duhura bwa mbere inshuti ye irabizi yaransuzuguye, nagiye kubureba Oruga aransuzugura biranambabaza, ndavuga ati uyu mukobwa wiyemera gutya nuwahe, nuwo mukaye gace aransuzugura, yarananyangaga ku buryo natekaga ibiryo nge nta mukozi nari mfite icyo gihe, natekaga ibiryo akanga kubirya abandi bakarya akigendera, ahubwo nge nk'umuntu uri gutereta nkanohereza amatike ko nari maze kumenya yuko hari ibibazo Mulisa, nari maze kumenya ko yumva kurusha, ntabwo yizerera mu bantu, ni nayo mpamvu nyine we gukundana biramugora, kuko we yumva ibintu bamubwiye bla 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 azumva cyane ku buryo ushobora kumubwira ngo umugabo wawe ari hariya agahita bifata gutyo ntacyo ashishoje nta nicyo gutekereza. Hanyuma sasa dusubiye inyuma kuri Teta, hari aba bantu bose uko ari babiri nta numwe nshaka kunenga, ariko bose bavuze ibintu uko babinyuze ku ruhande kubera wenda bashobora kuba bamfitiye wenda nk'ubwoba bw'uko uko nge baranzi ntabwo njya nyura ku ruhande, sinjya nanagira imikino muri utu tuntu two kumbeshya. Baranzi na mbere babikomojo, twanakoze ikiganiro kuri impamvu nababwiye Muvunyi, twakoze ikiganiro we yaradutumiye, mwese ndumva mwarakibonye nuko muri kukirengagiza, ndi kumwe na Teta turi kuvuga uyu Mulisa, turi kumuvuga twese, twaragikoze. Nuko YouTube habayeho ikintu kitari cyiza, YouTube kubera amakosa yabaye kuri biriya bintu byabaye bya bituma YouTube isibwa, yego, ariko birababaje cyane kuba uyu munsi umwe agaruka akavugira undi dukurikije amagambo. Niba mwarakurikiranye ikiganiro yavugiwe muri kiriya kiganiro, uyu uri hano uri gushyigikira uyu nguyu n'amagambo yivugiye, abantu turi indyarya. Hanyuma Teta nkwisubirije, nanze kubivugaho, nanze no kuvuga ibintu byinshi, nanze Oruga my friend, mwari inshuti ku rwego nge ntekereza ko ubushuti wari ufitanye na Oruga we Teta burenze ubwo wari ufitanye na Mulisa, byari biri too much ku buryo nanjye nabibonaga. Aba bakobwa uko ari bibiri narabakundaga, nta numwe ndobanuye, nkabakunda nk'abuko ari umuryango Mulisa nzaniye, nkuko man iyo ukunda umuntu umukundana n'ibyo byose, ntabwo umuntu mwaba umukunda ngakubwire ngo iyi ni famille yanjye. Barabizi impamvu nazanye uwo Jessica, tujya gupanga aba bakobwa ngo bazi iwanjye, twabipanze ndi kumwe na Jessica, twicaranye ni ikiganiro nagiranye na Mulisa, turakiganira tugeraho noneho Jessica ajya no kwiryamira, asanga z'ijoro nge ndara kuri telefone bunyeraho naryamye isaha ya 10:00, turi gupanga uburyo bano bakobwa baza. Nanamugira inama ndamubwira ngo Mulisa, kujya kwishyura niba ufite yega ayo mafaranga ugira umugisha wo kugukorera ayo mafaranga, ntabwo wagakwiye kujya kwishyura amazi abiri uyishyura ngo uri kujya gufasha abawufashe n'abariye. Niba ushaka yuko ngewe nubwo ari kuvuga ngo nge nabaga, babivuze neza ngo nabaga mu buzima ngo nari agasore k'agakene, ku bukene bwanjye nge narabagaho, ntabwo nari mfuye, nari muzima, nta kibazo. Nge ntabwo ngiye kwiyakana ubukene bwanjye nari mbufite, ariko mu bukene bwanjye nabagaho my friend. Niba mwebwe mwari muri abakire I don't care, nubwo bindeba ubukire bwanyu. Ikindi kintu numvise ngo banguriye imyenda ngo baranyambika ngo bangira ngo umusore ngo utaragiraga imyenda. Ndashaka kubasubiza mu video yanjye back in days, musubire muri video zakozwe mu 2020 ntaramenyana n'uyu mukobwa, mugende murebe imyenda yanjye, hanyuma mugende munyereke imyenda. Nimusanga iyo myenda bari kuvuga nayo naguze, nabyo narabimuganije itarenze 3. Mari kuki abantu mugenda mugakabitsa, mugende mumanuke mu myenda. Ngende umuntu ugura imyenda yongeye kugura, negura amafaranga agera ku 500 agenda ngagura. Ndi umuntu ugira imyenda, mwese murabizi, ariko kujya kunsebya ngo nta myenda, ibyo byose ndagenda bigaho. Ako Teta
niba koko Oruga ubizi ubushuti mwari mufitanye wababajwe n'iki tuganira ukavugisha kuri imbere y'abantu ko kuvugisha kuri ntacyo bitwaye abizi neza ibintu nashaka kuvuga ikintu nakubesheye buretse nanjye sindi bukubeshere teta nkuko baguhaye imijambo ryanjye teta wowe urabizi nubwo mujya kuvuga ngo Oruga ngo yatwaye ngo umugabo ngo mushuti wawe nge ntabwo Oruga yigeze antwara nge ahubwo naramukunze nge nakunze Oruga ni umukobwa mubana mu buzima bwiza mu buzima bubi none nabibabwira nubwo munyita gasore ngo kadakize hari n'igihe twese ntawe ukize kuri isi kuko twese tugira igihe dufata amafaranga n'igihe tuyabura murabizi muri saturaburiza tukabura amafaranga ngewe ibyo muri kunyita ngo ndagakene bro murabizi nafashe amafaranga nishyura inzu nahise nimukira mu nzu navuye mu nzu y'300 njya mu nzu y'ibihumbi 150 ntabwo ngiye kuvuga inzu tutabayemo murabizi inzu navuye mu 300 njya mu bihumbi 150 n'akazi mfite icyo kintu mu cyumve n'akazi mfite nabwo narwanye n'uwo mugabo nge sinje kuvuga ibitaraba uwo mugabo nishyuye naramubwira ati muri konsiyo yanjye ndashaka amafaranga yansubiza ibyo bintu ni ibintu byabaye turaserera bibana rwaserera ansubiza adakwiye twimuka mu nzu tujya mu yindi nzu ndavuga ati hano ngomba gushaka kandi kazi ibyo bintu murabizi wowe urabizi nubwo ngiye gushyira privacy ntabwo twaba turi abantu b'abagabo ariko teta niba uvugisha ukuri uzi ibintu byose nakurwanyeho uzi ibintu byawe mfite hano nyine nk'umuntu twabanye umva ndi gutekereza kujya kukuvuga nkumva birambangamiye kuko nanashakaga kwiyunga nawe kuko ngiye kukuvuga ntacyo bimariye n'umuntu muri gukorana mu biganiro rukotana na yari yari kumubwira ati ndashaka kwiyunga na teta kuko kuza kukuvuga uzi ibintu byabaye ibyo by'inkuru uvuga ngo nakundanye na Oruga urabizi ko wewe hari ibimenyetso byinshi wanyerekaga by'urukozasoni bitari byiza havuga ati ariko kubera urabizi amagambo twandikiranaga nge nawe kuri WhatsApp tukaganira tuvuga ko ribu yabafunga nimuzana ibintu bibi oya ntabwo niyo mpamvu ubu nirinze nanjye senekeza ko dufite ubuyobozi ariko teta wowe urabizi mana sinzi ikintu nakora kugira ngo aba bantu bajye bareka kubeshya kandi duhari dufite n'ibimenyetso ariko ubundi ntabwo mukwiye kuza kubeshya ibintu bigaragara mukabura n'amagambo muza kuvuga ku bantu bro nimujya kubeshya mujye mwitwaza ikintu kigaragara ngewe teta n'izina ry'Imana niba utaranankunze ntabyo nsimba mu mutima wawe ariko 100% sinangiye gusa aka kanya muri umuna wanjye araryamye mumbwire ninjire mu cyumba aryamyemo nemere mu byutse yivugire teta ibyo yakoze mu ijoro ryatubereye amateka baravuga ngo ubusinzi okay byari ubusinzi reka tubyemere gutyo none tuve mu minsi y'ubusinzi twinjiye mu minsi yawe ya nyayo teta aho no kumvugisha kuri phone umuntu byabaga ari ikibazo kuri wowe kugira ngo umuntu amamagare gutuhamagara n'abantu nagiye guhostinga umuntu araje ransuhuje bibaye ikibazo bifu ya danje mana yanjye ukaza ukavuga ngo Derrick ndi mubi ukaza ukansebya uzi wowe uburyo ibintu wavuze kuri muri uzi njya kubirukana iwanjye nitaye ko nakundanaga na Oruga aba bakobwa uko ari babiri narabafashe bose nitaye uwo nkunda naketse ko bajya bavugana na Murisa kandi muribuka Murisa ibiganiro yari amaze gutanga amafaranga ngo bamvugeho ndavuga ati kabiri mu rugo rw'umugabo nakamenyero ntabwo ibi byakongera abakobwa bakomeza kuvugana na Murisa ndavuga ati ibi bintu bimeze bitereka checking niba abantu tubana ari abizerwa tugumana cyangwa se niba atarabizerwa mbimenye kuko babivuze fata amatelefone yabo ndi kumwe na Rukotana na Aske bose ndayabaka turabasohora mu cyumba cyanjye ndakinga ducekinga amatelefone dusoma message bose icyo gihe naravuze ati ubwo hari uwa mbere nabonye yari teta niwe wari ufite ibintu birebire cyane kuko teta wagira n'akantu ko guhakana kandi ku bintu bigaragara umuntu yiboneye Oruga w'icyo gihe yagiye ku ruhande ararira arambwira se Deni twaranakundanaga uko ari we muntu nizeye ko ari we muntu nakunze biragenda gute ndajya hehe biragenda gute usibye ko Oruga impamvu byo nabibokoza ari babiri nagira ngo mbereke ko bose mbakunda bingana nitaye kuri Oruga nakundanaga bose naravugaga ati nk'abantu twabanye mu busa mu budufite kuko aba bakobwa twabanye mu buzima uko ari babiri bwose bushoboka bose rero nirinze kugira ngo umwe mushinje icyaha bose ndabafata ndabasura ndavuga ati
mwese mugomba kumvira mu rugo, kuko niba mumugambanira ku muntu wansebeje kuriya, n'ejo mwakongera mukamuha andi makuru y'uburyo mba niberewe muri starago zanjye, nayo akongera bagashyira hasi life yanjye. Ndavuga toya, mu gihe ndi kubakanga gutyo kugira ngo menye amakuru, uyu mukobwa bita Teta yarasohotse, bose narabakangiye rimwe, arasohoka ajya hanze. Agiye hanze tujya gushutinga nk'ibisanzwe, tumusanga hanze y'ahantu yarari. Aba baramubonye njye sinamubonye. Yafashe umwanzuro wo kugenda orugana, bose nari nabibabwiye ariko ari mu buryo bwo kugira ngo ndebe reaction yabo nk'abantu ndi gukeka ko baba bavugana na muri samuhereza amakuru yanjye, ko nari mbifitiye proof nyinshi muri iyo minsi, mbona bavugana cyane, ndikanga ndavuga se aba bantu nazajya mbaganiriza nk'abantu nshaka nyine mbwira starago zanjye ko hari igihe nanirwa nkakenera umuntu nganiriza ibibazo byanjye, nkakenera umuntu nduhuriraho ubwonko bwanjye. Man, kumbi bo nagiye numva mari code twagendaga tuganira menshi, agasohoka nkavuga ati aba bantu tubana gute, tuganira ikintu turi mu cyumba, iyo record nkayumva hariya hakurya, ngira ubwoba ndangira kubakeka cyane. Muri icyo gihe nibwo mwese mwagiye, hasigara uruga. Wowe uragenda urabizi neza ko njyewe, urabizi neza inshuro nyinshi nagiye mbakeka nkavuga ati mugende, mukambwira ati Derek tubabarire ntabwo tuzongera. Ibi muri kunyihenuraho mwebwe Teta, murabyibuka mbicaza mukambwira ngo tubabarire ntabwo tuzongera, naho kujya dufite. Ibi muri kunyihenuraho murabyibuka ijoro nabicazaga n'uwo Sharon mwese na Oruga nitaye ngo turakundana mwese, narabicaje ndavuga ati sinyeneye umuntu uzangamana, sinyeneye umukobwa urara mu gasozi, sinyeneye umukobwa w'indaya, sinyeneye umukobwa ugira imico mibi. Niba mubikeneye ndeke kubabangamira, mujye gufata ghetto yanyu. Ibyo bintu murabyibuka mwese. Icyo gihe mwansabye imbabazi, murambwira ati tubabarire naho kujya. Mwese narababaje, haba hari umuntu asohoke hano agende ajye kwibana, murambwira ngo naho kujya dufite tubabarire. Icyo gihe nibwo twatangiye life. Nyuma yaho nibwo nabafatanye ibindi bintu, mbabajije wowe ufata umwanzuro wo kugenda. Teta, ni ibiki bintu muza kunshinja hano mungira umuhema imbere y'abantu, bivuga ngo kangahe mwebwe mbavuga ryari ku buryo muvuga ngo mbavuga ryari? Munyinjiriza iki byibura iyaba hano ndi kuri YouTube ngo tujye gukorera amafaranga niyinjirize aka kanya? Ntabwo tibari hano se, ujya kuvuga hariya ntabwo ari uko utuvuga. Njya kubavuga hehe? Ngaba baraha. None reka ngenda nasobanure kino kintu. Abakobwa buri gihe bajya basanga turi kuvuga nko kuri iki kintu, bakavuga ngo ngemba ndi kubavuga. Ninde muntu hano nari natera ikiganiro cyanyu akaba ari ukizamura, bavuga ngo ngenje kuvuga kuri bano bantu ku buryo muhora muza mwunganura muvuga ngo nabavuze. Mwebwe mbavuga ari kuri YouTube, nge namwe twahangana kuko ndi kwinjiza, ariko aho uraza kumbwira ubwo bugambo genda bizi bistafu byanyu ndetse narabihuriye ngo bagizite nibanda. Nuko turi mu gihugu nyine cy'u Rwanda, turi mu gihugu buri muntu agendera ku muco, turi mu gihugu buri muntu abatifuza gusebya mugenzi we, ariko nyamara mu mitima yacu no muri ibi bikoresho dufite yabitse byinshi. Ariko mwebwe murabahe mwazamuye rukotana. Sasa Deri, yego ndakumva. aka kanya ku mutima wawe, hari inzika cyase inzigo Teta, Umulisa n'abandi bose mwari kumwe? Ndarayira izina ry'Imana nta nzika mfite bano bantu. N'ejo bundi nari nashwanye na Rukotana, ndabahamagara bose ndababwira ati bro, njyewe iyo nkoze amakosa ndicara nitaye ngo ndi igiki, icyo nzaba cyo n'Imana yakigennye. Ndicara nkasaba imbabazi kuko nakoze amakosa. Abatemera gusaba imbabazi ntabwo bindeba, ariko nge ndicara narindi no muri gahunda ibi bintu byose bibaye. Naravuze ati usundi ibi byose by'amatiku ni ibiki? Ndavuga ati niba ngombwa ningirirwa umugisha nzahura n'aba ngaba tuganire, mbabaza ati ni igiki kintu cyadanje gituma duhura mu matiku. Ariko ibaze ibintu ngibi buri muntu akaza akabeshya, azi ukuri kwa nyako, azi ibyabaye, akaza akavuga ibintu bitariho bya fake. Sasa Teta
Tayimyutinze. teta aga twubahane. wowe aka kanya teta hari inzika ufitiye Derike, hari n'urwango ufitiye Derike ku mutima n'umuri njyewe ahubwo njyewe bamfitiye barambesha ngo njye nabwiye Murisa kandi Murisa arahibereye. hari urwango wafitiye nigeze mvugana nawe nyine umva ngubwire umva ngubwire kandi ibyo Murisa yavuganaga na Derike buri munsi nze tutanavugana. Gajureke igihe gitwenge cyawe vrema. nyine umva ngubwire nanzika we mufitanye nta n'urwango njye nanzika mufitiye ariko agenda Ari ibyo? manzi Teta. by'imico mibi gusa. nta n'urwango mufitiye nta n'urwango nta mufitiye. mugabo wanjye yatwaye se hari icyo bitwaye se Yego. ntibabane ntacyo bitwaye ariko Murisa. ikibazo ni uko aza akatubeshya. umuri Ika hari urwango, hari inzigo ufitiye Derike ndetse na Organa Teta. Njye nabivuzeho utaraza, nta mujinya mfitiye Derike, nta mujinya mfitiye Teta, nta mujinya mfitiye Amafaranga bakuriye nta kibazo cyane. Amafaranga ni nkuko ajya mu nzira ukayata. Yego ratambwiye. Ni nkuko ajya mu nzira ukayata. Ako mwana Rata we nanzika nari nzika. Kandi no kuvuga iby'amafaranga ni nkuko wafata umuntu babaye ukamupesa. Sasa umuri. Ariko aga umuri umva byasaba iki kugira ngo we na Derike mwiyumve. wareka tukumva rukotana kura bigaruka. Oya man muri kandi abantu bari kuvuga yuko nta kibazo bafitanye, ikiza nuko twasoza bino bintu bikarangira Rukotana bose bakiyunga mani bikava mu wamuha ijambo we. Ase soti waretse Rukotana akavuga tukumva. Inshuti yabo soti ntukajye wumva ibyo utatangije. Yego rata mikisheri. Rero bino bintu abantu reka mvuge yo buriya hari ikintu abantu bose bavuga ukumva buri kimwe bose Ndakumyutinga. ako se urashaka iki man urumva Imana ihimbazwe man nge nago nemera Yesu oya nabyo kuvuga boss ready se ko bose ari bishitanye umva nge icyo shaka kuvugaho buretse gato icyo shaka kuvugaho ni kimwe kuri bano bantu bose ko nabanye nabo Ako wacecetse. Ariko icyo navuga kuri ibyo byose bose kuri barakuza mu mutima yabo urumva hari na byinshi ngewe nzi nuko buri hari ibintu byo wumva ukumva buri umwe aranyura hejuru y'ikindi n'undi aranyura hejuru y'ikindi n'undi aranyura hejuru y'ikindi. Nanjye nigeze kubwira Teta navuga ati wowe na Derike twahura nkabunga muri message Teta arazifite kuko nabonaga stati za Derike nkabona na stati za Teta. Navuga aba bantu baracyafitanye ibibazo urumva kandi ibibazo wenda wanamugani nkanjye nakoranaga na Derike twari gihe twavugaga wenda mu biganiro aba bana nyine nkuko bita ariko icyo nshaka kuvuga kuri ibyo shaka no kubitindaho man ibintu bya 2020 na kangahe ntago bigomba kugaruka ubigarura icyo ubigaruka oya amafaranga reka nkubwiraga amafaranga turayakorera n'abandi barayakorera kandi nta muntu utunga amafaranga arazenguruka waba warata oya kuba warahindu oya reka nkubwiraga icyo bitaguhindura ubuzima ni kimwe igihe baguhinduriyemo ubuzima nicyo baba baguhinduriyemo ubuzima ntabwo bikomeza imyaka yose sibyo icyo shaka kuvuga tuvuge niba mu kwezi kwa gatanu baguhindurira ubuzima ntabwo bivuze ngo mu kwa kane cyangwa mu kwa munani bizakomeza ishobora guhagara bitewe n'impamvu urugero nge ndashaka kuvuga nko ku kintu reka mvuge nko ku kintu cya Organa Derike sibyo
niba Mulisa yaravuze ngo ntago ngomba kohereza amafaranga bitewe nuko Oruga asigaye akundana na Derek, yari afite impamvu, kuko ntago yakohereza amafaranga urugero ku muntu abona yako akunda bamutwaye, sibyo? Najye sinabikora, n'undi wari wese ntiyabikora, sibyo? Ntabwo ngiye n'abandi gukundana n'umuntu ngo umukobwa ngo abari kuryamana n'undi muntu urugero hanyuma ngiye ngo nanga amafaranga, ibyo byo ntago nabikora. Kandi ngiye icyo shobora kuba nahamya ko bishobora kuba byarabaye nuko Oruga akundana na Derek, we nibyo byo nabivuga uko ibimenyetso birahari. Iyo Derek aza guhagara kwijaba avuga ati ngiye umuntu sidukundana n'uyu munsi kaba batarigeze bakundana, ngiyewe Derek wenda ashobora kuba bivuga nka byumva, urukumva. Niba Mulisa aravuga ati nyene hagaritse amafaranga yo kweza kwera ko Derek yakundanye na Oruga, aricyo kintu cyonyine cyabayeho, ndabyumva nyine kuko byarabaye nyine, kuko barakundanye, ibimenyetso birahari. Ariko nanone niba byarabaye bere gukomeza kuvugana nyine ibintu bavuga ngo uyu ngo byagenze gutya, ibyo byararangiye, ni ibintu by'imitagiye, urumva. Mulisa wenda aravuga ati amafaranga impamvu natse kuyatanga nuko nabonye ko bakundana, kandi ibimenyetso koko byaragaragaye. Ariko nta mpamvu mane yo gukomeza amatiko, mukore mushaka andi mafaranga bayabuze, abandi batafite namwe mukore mutera imbere. Nge numva aricyo navuga kuri bino bintu, kandi nizera ko muzanahura no muhanda mugasuzanya. Imana ubuzima burakomeza nyuma y'ubu ngubu. Nago Mulisa muri rero Deri ari kwiyenza kandi si byiza. Mulisa ndakubaha for sure ariko nta mafaranga ndisi. Ndakumva. Muri hari ikibazo wiyunze na Derek? Nge nta kibazo mfitanye nawe ariko. Hari ikibazo wiyunze na Derek? So nge nakubwiye nta kibazo mfitanye nawe. Wiyunze hari ikibazo byagutwara mwiyunze? No. Deri hari ikibazo wiyunze na Mulisa? Mukaba just friend bikarangira gutyo. Nta kibazo bari dufitanye naza nabivuge niba ari cyo twese. Yewe cyo navugaho reka shiraho akadomo kuri bino bintu. Reka Mulisa umva hosta umva kantu wenda akaba n'abantu batajya bumvikanaho. Ikintu Mulisa wenda adashaka reka mbivuge hano, ntago ashaka umuntu umugarura muri zino dosiye zarangiye. Icyo nicyo cyambere, sibyo? Teta nawe nuko na Derek nawe ngeka karuko nguko, sibyo? Ibyo bintu mukabishyira akadomo bikarangira.